nubwo kandi hari igihe abantu barota inzozi zikabatera ubwoba, yewe bikaba biri na ngombwa yuko bagomba gusengera ibyo bintu barose, ariko ntibivuze yuko hari n'inzozi utarota cyangwa se hatari inzozi ushobora kurota n'ubundi bugacya ushima Imana. Hari inzozi zimwe na zimwe n'ubundi urota ariko izo nzozi zikaba ari nziza cyangwa se zikaba ziganisha ku cyiza. Izo nzozi rwose ugasanga ari inzozi nziza cyane zanatuma rwose ushima Imana. Urugero nk'igihe warose ifarasi. Igihe warose ifarasi ni marayika n'ubundi uba wakuziye muri izo nzozi zawe cyangwa mu ijoro. Igihe warose ifarasi ujye umenya yuko utarose nabi rwose. Ikindi, igihe warose igikoma. Igikoma nacyo buriya mu nzozi cyangwa se mu buryo bw'umwuka gisobanura amarozi. Ahangaha naho rwose uba ugomba gutokesha cyangwa se waba wizera Imana ugasenga. Ikindi, igihe warose igiti. Igiti buriya nacyo ngo gisobanura ubutegetsi. Igihe warose igiti jya umenya yuko rwose uhagaze neza